Isomo ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Abantu bamwe bavuye muri Yudeya baza bigisha abavandimwe bo muri Antiyokiya bati, niba mutigenyesheje uko Musa yabitegetse ntimushobora gukizwa. Nuko havuka amakimbirane n'impaka zikomeye kuri Pawulo na Barinaba bavuguruza abo bantu. Niko kwemeza ko Pawulo na Barinaba hamwe n'abandi muri bo bagiye Yerusalemu kureba intumwa n'abakuru b'ikoraniro bakabagisha inama kuri icyo kibazo. Ubwo byose bamaze kubyumvikanaho, intumwa n'abakuru b'ikoraniro biyemeza kwitoramo bamwe muri bo ngo babatume i Antiyokiya kumwe na Pawulo na Barinaba. Nuko hatoranywa Yuda witwa Barisaba na Silasi, abantu b'imena mu bavandimwe. Urwo rwandiko babahaye rwagiraga ruti, twebwe intumwa, abakuru b'ikoraniro n'abavandimwe, turabaramutsa abavandimwe bacu b'abanyamahanga bari Antiyokiya muri Siriya no muri Sisiriya. Twumvise ko bamwe muri twe bababwiye amagambo yo kubakangaranya no kubakura umutima, kandi tutigeze tubatuma. None twahuje umugambi wo gutoranya abantu ngo tubabatumeho. Bazanye na Pawulo na Barinaba, inshuti zacu dukunda, kuko bahaze amagara yabo kubera izina ry'Umwami wacu Yezu Kristo. Tubatumyeho rero Yuda na Silasi kugira ngo nabo ubwabo babasobanurire ibyo tubandikiye. Byanogeye rero Roho Mutagatifu kimwe natwe kutagira undi mutwaro tubagerekaho utari aya mabwiriza ya ngombwa. Mwirinde kurya inyama zatambiwe ibigirwamana n'amaraso n'inyama z'inyamaswa zanizwe, kandi mwirinde n'ubukozi bw'ibibi. Nimureka gukora ibyo muzaba mugenjeje neza, nimugire amahoro. Iryo ni ijambo ry'Imana.